ushobora inama nziza cyangwa se ariko icyemezo cy'umugabo n'umugore umugore n'umugabo kugira ngo urugo rwanyu rugomba kubaho, hanyuma ukagirana inama mukaganira mukageza kuri muri byose mugafashanya muri byose. Iyo byananiranye kujya inama ati akabimera no gusesa amasezerano, kuzabera amasezerano zasaba kujya mu nkiko. Urukiko narwo rufite icyo rushingiraho. Icya mbere nko guhabwa ku cyari gisebeje cyane bifite ibimenyetso ko umugezi agaca inyuma, kudahahira urugo, guta urugo, byose bitandukanye bashakanye, ndetse kandi no guhoroza undi ku nkeke ko bahora ukorera umuntu ibikorwa bimubuza amahoro, guhora umutoteza, guhora umucunaguza, guhora umucyurira, byose bitandukanye bashakanye muzabyirinde. Ikigeze no kubaka urugo rugakomera, ikigeze no kujya inama, ikigeze no kubana mu mahoro. Turifuza ko muzagira urugo rwiza, urugo rwishimirwa na buri wese, urugo runezereza buri wese. Nicyo tubifuriza kandi muzajya nta gushidikanya, mufite inshuti, mufite abavandimwe, muharanire ko urugo rwanyu ruba rwiza. Nicyo tubifurije kandi muzabigeraho. Murakoze, murakarama. Hari uburyo butatu mufite guhitamo kuzacunga umutungo wanyu, cyane n'ivangamutungo rusange, aho mwemeza gushyira hamwe ibyo mutunze byose bikaba ibyanyu. Uburyo bwa kabiri ivangamutungo w'umuhahano, aho ibyo mwari musanzwe mufite bimwe bikaba iby'umuntu ku giti cye mukazashyiramo gusa ibyo muzabona kuva mubanye mu nzu, ibyo bita ivangamutungo w'umuhahano. Hanyuma uburyo bwa gatatu ni ivanguramutungo risesuye, aho mwiyemeza ko buri wese nta na kimwe ashyira hamwe na mugenzi we kubera ibicungire y'urugo, buri wese akazana akurikije ubushobozi afite. N'umugore afite byinshi akazana byinshi kurusha umugabo, ariko nanone buri wese agashyira ijisho kuri mugenzi we kugira ngo atazangiza umutungo, kuko musigarana inshingano zo kureberera abana mwabyaye. Ubwo buryo bufite guhitamo ivangamutungo rusange, ivangamutungo w'umuhahano n'ivanguramutungo risesuye. Bageni bacu abahakanye mwita mu buryo bwo kuzacunga urugo rwanyu. Kandi muhaguruke mutangariza aho baherekeje uburyo mwahisemo. Twahisemo ivangamutungo rusange. Jewe Nzeyimana Vincent, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranwe, neme nta gahato ko wowe Mukamana Immaculée mbere umugore, tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Mukamana Immaculée, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranwe, nemeye nta gahato ko wowe Nzeyimana Vincent mbere umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and Jean Sauvé, umwanditsi w'irangamimerere mu ifasi y'Umurenge wa Remera, maze kumva amasezerano ya Nzeyimana Vincent na Mukamana Immaculée bagiranye imbere yanjye mu ruhame rw'abenshi, nshingiye kandi twashe amahame n'amategeko, nemeje ko kuva
Nzeyimana Vincent na Mukamana Immaculée bashyingiwe nk'uko amategeko abiteganya. Nzeyimana Vincent na Mukamana Immaculée, aya mategeko yabagize umugabo n'umugore. Kubera iyo mpamvu Vincent ategetswe gutwara Immaculée bagahita bajya kubana. Kuko amategeko niko abiteganya. Niko bimeze. Rwose mutwaye amategeko ntiyamukurikirana, ariko umuco wagukurikirana. Buriya amategeko akaba n'umuco. Mu muco wacu batubwira yuko umugore bamuheka bakamushyikiriza umugeni bamusabye. Ubwo rero turamugushingiye ku rwego rw'amategeko, nawe wamutwara ntabwo twagukurikirana, ariko ku rwego rw'umuco ubwo uzategereza guhekera umugeni wawe. Nubwo muba mutarabana mu nzu, ariko numve ko buri wese afite inshingano yo kumenya ko mugenzi yaramutse no kuyiriwe. Tubazi abantu bashyingiwe n'ikibazo mwagira tukagikemura muri ubwo buryo. Hasigaye no kubifuriza kuzagira urugo ruhire, muzabyare muheke, tubizeza yuko natwe tuzabarengera nk'uko amategeko abiteganya. Murakoze murakarama. cyatuma nagushimira Nyagasani, ari wowe nkesha byose, ntabuzwa n'iki, guterura ndirimba mvuga nti shimwa Nyagushimwa, shimwa Nyagushimwa, kubw'urukundo umuntu ukandenera byose, ukabimpa kubuntu bwawe nta kiguzi, none naje ushimira iyo neza. Cyatuma nagushimira Nyagasani, ari wowe nkesha byose, ntabuzwa n'iki, guterura ndirimba mvuga nti shimwa Nyagushimwa. Izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima kwemera gukunda, wohereze Roho wawe byose bishya, n'isiza abone guhinduka. Dusabe Imana mwishira kwemera Roho Mutagatifu, turabusaba ubwizwa nawe, wowe ibitunganye, ukongera nawe iteka, kugeza
yezu mwiza, twongeye kugushimira kubw'uyu munsi w'ibirori imboneka rimwe, tugireho umugisha wawe n'umucyo wawe, utashye mu bavandimwe bemeye gufatanya urugendo rw'ubuzima basigaje, ngo bari kubiyoborera, bahe gutera intambwe nzima igana ku gukora gushaka kwawe, maze muri byose bayoborwe nawe kandi bafashwe nawe. Dukomereje hano mu birori byo gukomeza gusangira umunezero w'ibyishimo byabo, natwe uhatubere, ube hano udufashe dore kunezerwa no gusangira ibyishimo nabo, kandi natwe mu byo dukora byose dukomeze kubahamya gusingiza izina ryawe ritagatifu. Kandi mubyeyi Bikira Mariya, wowe nyina wa Jambo, uri umubyeyi udukunda cyane kandi udakirwa iteka, udakirwa ku mwana wawe, kugira ngo amasengesho yacu ube kuduturira ku mwana wawe, maze ayashyikiriza Imana Data byose, kandi ubahe gukomera mu rukundo rwabo, ndetse inshingano bahawe uzabashoboze ubahe kuzisoza mu rukundo rwawe. Ibyishimo kuri twese, kandi bamenye ko tubishimiye, kandi ko tubashyigikiye mu bikomeye biri imbere, aho bazabishyira noneho imbere y'Imana, hanyuma ikabaha umugisha ku buryo imbere y'ikoraniro n'imbere y'uwahawe ubwo bubasha. Turishimye rero, ibyinshi tuzabigira igihe cyo kubivuga. Izina ry'umuryango Ndamyana Crete ubashe kuba duteranye gutya namwe, kandi duteranye kugira ngo nshimire Vincent na Immaculée kuri intambwe bamaze gutera mu kanya, kandi mbashimire yuko ibyemezo bagiye bafata batangiye uburyohe bwabyo. Twicaye hano nk'umuryango ariko muto ushobora kwaguka mu minsi izaza. Ibyo turabibaragiza kandi tukabiragiza n'Imana, kuko icyo tubifuriza. Mu kanya bari mu kubasezeranya, umuyobozi w'umurenge w'Irangamimerere Pito yavuze ijambo rikomeye, yabwiye ati ngaho mugende mwabaye umugabo n'umugore. Nakomeje kureba ukuntu Vincent agahagurukana n'imizi n'imiganda, byari bigaragaza ko uburyohe babugezemo. Ni ukubashimira rero ku ntambwe bateye, kuko ni ishema ry'imiryango yose, nk'uko no mu minsi iri imbere datinze bagomba gukomeza kugira ngo nk'uko umuco wa Kinyarwanda ubisaba birangire, noneho baze kuba bari hamwe nk'uko bigomba. Nyuma yo gushima nongeraho inshingano, twese turi hano, buri wese afite inshingano kuri bo, cyane cyane zo kubayobora muri iyo nzira, cyane abageze muri iyo ntambwe. Inzira barayizi, ariko bakeneye nuko abari inyuma nabo babasha gutera ikirenge mu cyabo. Buri wese afite uruhare, urwo ruhare nirwo natwe twifuza ko mwazabafashamo, natwe tukabibafashamo nk'umuryango, kandi tukaba tubasaba ko no muri ibyo birori nk'uko bisabwa gukomeza imbere, nabwo tubasaba izo mbaraga mwatangiranye nabo gukomeza mukazigaragaza, kugira ngo wa munsi uzagere ibintu byose tubikore birangire, kandi birangire mu mahoro. Nta kindi rero n'umuryango twabifuriza ni ukubaragiza Imana igakomeza izo ntambwe zabo, kugira ngo icyo tudashoboye nk'abantu yo yuzuze nk'Imana. Turabaragiza Imana muri byose, mukomeze mugubwe neza,
kandi turabashimiye kuri iyi ntambwe mugezeho. Murakoze. Njyewe na Immaculée uyu munsi mu rwego rw'amategeko twabyemeye, n'abahagarariye leta babyemeye. Uyu munsi twabaye umugabo n'umugore, nta kindi twashima, turashima uyu munsi iyo titire twabonye uyu munsi. Ku itariki 5 z'ukwa karindwi 2017 nta kintu uretse kuvuga ko nshimye ndetse na Immaculée wanjye dushimye Imana kumva uyu munsi nemereye kuzavuga ndi umugabo. Immaculée nawe yemereye kuzavuga ko ari umugore. Ni itariki rero tutazibagirwa, ariko nyine kugera aha ngaha umuntu amaze gushimira iyo titire tubonye cyangwa se uburenganzira tuhawe imbere y'amategeko n'imbere y'ababyeyi, ntabwo wavuga byinshi udashimiye abatumye ugera aho ngaho. Nta wundi rero twashimire, mbere na mbere turashimira Imana. Imana yadukuye kure hatandukanye kugira urukundo rwari rwarateganyijwe mu mugambi w'Imana rugerweho, byaciye kure hatandukanye. Aho twatangiranye neza mbabwira nti dore abana babiri twiganye i Burundi, ari babiri bicaye hariya. Immaculée ajya bimbwira ngo iyo ntaza muri Yereka ntiyari kumenya. Sinzi nyine Imana ikora ibyayo, nize Burundi mwaka wa mbere komereza muri Yereka. Ubwo nyine harimo umugambi w'urukundo wo kuzajya nzamenyane na Immaculée. Aho rero navuga ko ari Imana yacishije aho hose. Ni henshi umuntu yavuga nyana Immaculée twavuga twaboneye Imana, cyane nyine tukabona urukundo rwayo, twayikurikira ikatwigisha ko nyuma yo kumenya urukundo rwayo natwe dukwiye gukundana muri bagenzi bacu. Nyuma y'Imana rero turashimira ababyeyi bacu, abo mu nda n'ababatisimu ni intagereranywa mu buzima bwacu. Tubaho amashyi hamwe n'Imana. Yenda mu bindi biri imbere rero hari igihe tutazajya tubona ijambo, nabizi ko iby'imbere bazajya batwambura ijambo, ntabwo tuzatwemereye kuvuga. Dushimira ababyeyi batwibarutse bakaduha uburere bushoboka bwose kuri roho no ku mubiri, kandi bakitanga ku gishoboka cyose mbisubiremo kugira ngo tugeze uyu munsi. Baradufashije, baraduhibikanira, baradusengera kugira ngo roho zacu zizabeho neza n'imibiri yacu izabeho. Mu bikomeye ndetse no mu byoroshye batubaye hafi. Nyuma yo gushimira rero ababyeyi bacu kugeza uyu munsi bakidusabira kandi bakidufasha ibishoboka byose, turashimira abandi bantu bagiye baba abafasha b'ababyeyi aho twagiye tuba hatandukanye. Abakristo tujya tuvuga ngo hari abantu kumwe Yezu umusaraba wamuremereye, hari abantu babera abandi ba Simoni Umunyasirene bakabafasha ibibaremereye cyangwa se ibibakomereye. N'ababyeyi bacu rero bafite abantu bagiye baba hafi mu burere bwacu kugira turerwe kugeza uyu munsi. Dr. Zayi kuva yava i Cyangugu turabiganira, uyu munsi twemereye kuvuga ubuzima bwacu kuko tujya tubuganira. Kuva yava i Cyangugu yaje mu biganza bya famiye ya Dr. Zayi, tutabona uburyo uyu munsi tuyishimira, ariko mubampereye amashyi ibindi bazabihabwe n'Imana. Abo bantu ku ruhande rwanjye rero nashimira benshi kuko mama nyuma ya Jenoside hari benshi bamubaye hafi kugira ngo twige uburere bwose tububone. Mwabonye ko navuze ngo hari mama w'i Kigali Vestina, ni mubyara wanjye, ariko hagarariye marume nawe yitabye Imana nyuma ya Jenoside gake. Navuga ko ari we wabaye hafi ya mama nyuma ya Jenoside, niwe wadumufashije kuturera. Imana ibihugu ridashira, na Vestina mu mwanya we hano i Kigali kuva nahagera niwe twabanye kugeza nangije kaminuza
mubashimirire. Ku ruhande rwanjye rero ariko ntabwo njya mvuga ubuzima bwanjye nibagirwe undi muntu wambaye hafi cyane ntakibagirwa gushimira